ariko nawe utambabaza uyu karanga wone ndoko bantu kuzana bahungu uzana indegera z'imbwano mu nzira ko wishakiye bose soka hanze vuba ntago munsi nakubwiye ngo sohokera mu nzu ntago munsi pe navuga kanga uri iki hano ushobora kunsohokera mu ndakubaza uri iki hano kunsohora ushobora kunsohokera mu rwamuhungu mu mitungo yande ndakora kikaraga chef ndakwiyamye uza amategeko ahana kuvogera urugo rw'umugabo ko wishakiye urugo rwa nta mugabo waruta data muri runo rugo ndakwiyamye reka uzamusanga mu gasiba hana ahambye mwirimbi ryapfu hano uru n'urugo rw'umugabo kwe no kujya ukanza ugasora ubugakeka kwanza ubundi nyene kwenda gukingura cecekasa urakeka ibyo ngibyo byabigigira ngenje ntago ngenzi urambabaje Yezu urambabaje ntabwo ushobora kubyumva hangane maso ukabona se byo muri bintu bivamo cyangwa byo guturagurika gusabira ariko rero reka mubwize ukuri Imana wambwiye ibintu byinshi ariko nta kintu na kimwe ndi kumvamo umeze gusa uri guturagurika gusa nk'akuma k'injugu nta kintu ndi kumvamo rwose nsobanura nyine umbwire ngo ni ibiki nyine menye ngo nanjye nzakora ibiki umvamo ga yego kuvuga ngo uri inshuti yanjye urabizi sibyo kandi inshuti ziberaho gufashanya sibyo yewe ubu twagiye mu bintu biri seriye none tube seriye cyane ngiye kubwira ibintu ni ibanga yego ni n'akazi ni ibintu byinshi nyine n'akazi harimo ahubwo ufitemo akantu ufitemo akantu nkatata ahubwo ndahindura n'ingofero ntabwo wari usanzwe ubona ameze ahubwo turahuye mbona ibyo byanwa byarashokomeye ahubwo nukuzaza twashyiramo ibiki ariko ubyibura ukabikuraho wumve ngo ngeze hafi ese umuntu uheruka gusokoza wagira ngo ntizanjwe reka tubyore ngo meze nabi ngeze habi urabona mu minsi ishize sibyo datarapfuye apfa mu buryo bw'amaherere ntashobora gusobanura sibyo none ashaka n'undi mugore we ntabwo arambona ntabwo turahura ariko mu nshuro ngerageje kujyayo masanga umugabo ugira amahane ugorana umfa ntabashaka ko nicara no mu rugo uzi ko umugabo ndi kukubwira uwo mukozi w'umurugo ari warongoye uwo mugore uwo mugabo se byo buratunganya ibiro ku buryo nta muterura nkamujwigiriza oya kuguhitamo nuko nabonye byiburo gerageza kuba muri umuntu w'umusore ntabwo yagukanga by'amaherere ahubwo mbaza ngo ugiye kumfasha iki se nase ashaka ko ngufasha ikibundi muri make ikintu nshaka kumfasha kugaruza imitungo ya data nkayigaruza gute se nkafata impapuro z'ubutaka nkazikubira nkajya oya ntabwo nshaka oya nimba ari nshaka ibirenze impapuro z'ubutaka nyine nkabigenza gute mu magambo make n'amazu arenga 5 yafitwe n'uwo mugabo wumve ngo none ikintu kibabaje muri ibyo nuko umuntu warongo umugore wa kabiri wa data ni umukozi wo mu rugo n'umuntu ari umukozi wo mu rugo ukabyemera se nari mpari ariko reka nkobaze ubu ni gute umukozi w'iwanyu yifata agakorera amahano hari ubwo bigaragara ko ibikoresho bya nyine ubwo byaguye ingese nyine nose urumva uri muzima ntabwo nari mpari kamera wari waragiye naraje nsanga baramurongo nabagiye urataye imitungo yonyura aho bagira urangara nari bukora iki abashereka nkobaze iyo muri kuko ibyo bintu bahomba bimeze bite abiryoshye umugabo abiryoshye sure none se umusore agiye agosheri baze uriya mafu kandombera umwana wo mu nda mubi shira umaze niyo ashaka akabagore muzi ubwanyu cyo kora wagize amahirwe uzi nk'iyo ugira ibyago ugatwita ugahita uvangwa ndi kumva nwitiye amashuka yo muri hoteli shira ntabwo ari kuba ari yawe pe ugahita umbwira ngo ndi kumva ushaka ndi kumva nyine nazajya nywa ikintu cy'igicupa kimwe gihenda kigura 60 ajya wakitambuye
shera ariko utanyibageje wambwiye ngo ndashaka kugira nshaka ifi shora ntabyo bangu muri frigo nshaka ifa kibaye bamaze kuyiroba ko kanya cyambera byiza ninde tuzituma cyangwa sheri tuma murumuna wanjye abakozi ese uriya muhungu ko nabonye azi gutoranya amafi aho amwe yakuze muhungu nawe twamutuma kuko ntari barabize nkunda abakozi b'abahungu ariko tuma murumuna wanjye okay ngabi noneho ugenda ku meza mu cyumba ufate amafaranga tugenda uzane ifi barobye uwo mwanya yego kandi ntuzane ibintu by'amapavuro wizivuga pe wizivuga okay uje reba ibindi birungo bindi ugura uze ukorere mukuru wawe sibyo sawa simboka ese utuntu dushayininga n'uduki ukira ujya ujya unyuzamo kumana igihugu cya papa Sheri uziko mba ndota ko tuzabyara umuhungu se umenya ari umuhungu pe abahungu n'abatesha ukuri kumana umwana arimo arumva papa yewe dore bahana kubitiye umugeri uko nawe Sheri nusuri kubabara ndi kubabara umugongo kanze cyera ko nawe utamba wose ako nta kuntu wazajya ushyiramo ubuseriye ntiwibabaze nyine ukamera nk'umuntu mukuru ako se sheri wowe gutwita hazamo bukuru n'ubwana koko hari igihe natwe mbona abagabo muduhobagiza umwana umwe mu nda cyangwa babiri noneho utuma umuntu ugirirwa n'ihira nka fuso iri kuzamuka ahantu hatera ako buriya uzi uri umugabo yaza gutwita ariko ujya afata umwana agaterura n'amatafari ashyira ku gifo azamura ajugunya sheri watangiye bwa busazi bwawe nawe se umuntu atwita akajya ku gifo bebe yawe wanabikomeje ako umva se nk'ubwo nugira ibyawe ukabyara akana k'agakara ako kana kazaba kavuye kuki si mu makara wirirwa wibi yewe bigendeye kuri ibyo ntabyara buraka bebe reba hano cyagiye turi kumwe mwikose ako wajya umbabara koko cyane sheri ahindukira noneho mu buryo bwo kukumvisha neza ndumva utabyumva neza nawe w'intwara gakeya uvuga ngo uwo mugabo warongoye umugore wa data yego uwo mugabo ntabwo aratuma mwicara muri urwo rugo ese ubundi reka nkubaze yamurongora ubundi wo umukozi w'iwanyu arindi yaza akinjira muri ibyo bintu wari waragiye ibyo nari nkubwira njye nabaga hanze iyo ngiyo umva iyo warahobagiye nyine wirirwa ugenda nka roho mbi ibyo byo ndabyemera ntabwo umeze nk'umugore w'umupfakazi uri gushaka umugabo wa kabiri nari bugwinjiremo iyo winjiraga wanyu urasimbukaga se mama ubwe yarambwiye ati dore papa wawe nuriye ariko se kuri kuntera ubwoba ubundi uwo mugabo uwo mukozi w'iwanyu ni ikihebe ni icyo uri kuntera ubwoba mu ruhe rwe twagabanyije ngambwira rero ni umugabo ugira amahane wumva nabi ugoranye nta matoza agira gusa umunwa afite
bituma umwica urumva wowe ukira ni ukuvuga ngo urwo rugo warusohowemo n'umunwa yagize ngo araguhura tumuka araniza aranteranya hanze wowe asemani we wajya uvuga uzwarumishe mani ubwo uzabishoboramo nagukora ugatangira kumera amacana oya nta kibazo urumva ibyo bintu byoroshye se ibyo ngushaka wabyumvisha mani ibyo ngushaka wabyumvisha sha nabyumvishe kabisa none urumva uzinjira gute ibyo ngibyo bindekere ibyo ntago bikureba wowe umpaye akazi reka ngakorera nzagutwara gutya mu mugongo se njye mwereka mvanda akase ndazamute ngiye mu byumba ibyo ntago bikureba nyina ko n'akazi kanjye uri kumva gusa ikintu cyane ugomba kumenya ntago akazi ugiyemo koroshye ariko gakomereye kugaruza umugabo umwe ureba umugabo umwe n'umwe ariko akaze harakaze se ahubwo menya ngo uraharanira iki ubwo wenda ni gaze cyangwa umugabo akoze mu biturika se uwo mugabo yabireke uraharanira iki ni inze eshanu ziri ku murongo inze eshanu reba guhera kuri iriya kumanuka haza gutya inze eshanu zose nani izi zose eshanu ariko sha reka mubwize ukuri ubu bwabutangira kare ahubwo uko ugenda ukura bugenda bwiyongera ahubwo mu minsi izaza umenya uzajya no kugura umurizo ukawicomekaho hano inyuma izi nzu zisa gutya manu ikintu cyanshimishije niziravoka kono nkunda avoka se sha reka mubwize ukuri nkigeramo nzajya nurira igiti mbanze mparure nkavoka nk'ebyiri nziza icyambere akazi ndagakora icyambere ugomba kumenya harimo inzu imwe yawe muri izi zose ubona eshanu harimo iyawe imwe bro nari umupanga nanjye ngira inzu mu mujyi wa Kigali ahubwo kora hano suka n'agataro twataramye amaguru mu kirere ubu ngiye gutunga inzu nziza none ubu ngira ngo nziza none byo ngibyo rusasa bindekera igihe mfite ukuntu nzinjira muri rugo kandi ndanashonje pe mu bintu byose ukora utekereze no ku kibazo cy'inzara ufite ariko sha ujye ugerageza uburyo cy'inzambo nicyo kurya ubwo sinzi uburyo uri bwinjiremo akabi karimenya namwe igira umushumba kabisa ukabiwa mwari mufite ibintu bingana kuriya ukaba uri murataka inzara nakubwiye ngo hari umugabo yagora umukozi wanyu umenya atari umukozi gusumenya ari nagatumwe ubu ntagakira umukozi yabaye ubu ningagaye nawe byamagura akarenza yandakagereka wanakingura usanga ameze uki gitara bameze gutya ahubwo reka mubwize ukuri nuko uzajya uza wububa byongeye kugufata atagukuye muri urimo akarwanika kuzuba namenya ko atari banza winjireyo noneho ni ubuza nk'uburyo bwo kwinjiramo oya ntabwo nzaguha uburyo bwo kwinjiramo rega njye ahubwo ngiye gushaka uburyo ibyo bintu nyine iyo mitungo uyigaruka ariko nyine ubwo urumva nanjye nyine nzakoresha strategy zanjye kumva hari abakozi b'abakobwa ariko twumvikane utazanzana bimwe by'amanyanga by'abantu b'iki gihe kagukorera dore ngo nuko nta nyandiko tugiranye izo nzu zagaruka ukanyima inzu yanjye twabanje ukanyuma ngenda abana nakongera ngakorana n'uwa mukozi akongera akaba boss unyima inzu yanjye ni izina ry'Imana tuza uri inshuti yanjye urabizi ntabwo ku mafaranga we no ku mitungo numfasha nawe nzakwita sawa rero ubwo dufashanye ugiye kumfasha inzu yawe imwe irahari umva mani ibyo ngibyo bindekerenze ukuntu ngiye kubikora sawa none ahubwo ngewe itonde nzakwereka mu minsi mike ndakwereka ukuri intama zambarwa tugenda nkishakire n'akantu ko ntabwo ubibona hari ibintu nyine umuntu aba agenda arambirwa ukagenda ukumva kugenda urambirwa nyine ukumva biguteye icyo n'icyo ukumva isi bitangiye kuzamuka ukabona birengeje urwego rw'urukundo urambirwa nyine ni kuvuga harimo ukuntu mbona uriya mukozi yigira cyangwa se ukabona ibintu biri aha nyine ukumva umuntu yabiranduye da ariko kuri wowe ndagukunda shira ibintu byo kurambirwa uzanyemo n'ibyeki bebe ntabwo ushaka ko tuvuga no ku iterambere rya movement zibera muri uru rugo wese ubona nta bintu birimo biteye isereri nawe reba nk'umuntu mukuru nta bintu by'isereri ubonamo ubu nta bintu by'isereri ubona muri uru rugo hazemo ikintu cyo kurambirwa n'imibanire yanjye nawe ariko erega sinzi impamvu utinze ku bintu byitwa kurambirwa urabizi sinakurambirwa wowe sibyo
reka iyi mitungo yose ni iyanjye rwose nakurambirwa ute ya ariko ntiwibagirwe ko burya nta bintu byo kurambirwa no umva nkwibutse ikintu igihe twaganiraga kuri chat umva burya nahise mfata agatotsi arabizi ukuntu ndikiri n'uyu muntu aba asinzira buri kanya asiba mwumva bimeze bite iyo ni story ndende igihe twaganiraga kuri chat nyifata agatotsi gato wa mugabo yahise amera nshatse kuvuga iki mugabo wanjye yaranteye ubundi urwaye mu mutwe umugabo wawe naragutese ngende ugira abagabo bangahe cyenda avuga ngo nk'abapfuye unyumvire utangiye kuzana imiterekero hejuru y'umwana wanjye unyumvire none se turi kuganira uzi ko bizatinda ukambira ngo se wo mwana aje gutora umwana we oya se kandi nawe urabizi ko umwana ari uwawe none ko utangiye kuzana abapfumu bazima hasone wowe urifata ukazana abapfumu bazima niyo mpamvu abakozi baraza bakumva turi kuganira bagasirikisha ibintu by'ibiradiyo bagenda bacuranga ibiradiyo by'urudaca nta soni basirikira ariko umugabo mwiza ibyo gucuranga byihorere urabizi bose abana bose aba bakoze abo uriya murumuna wanjye bose bakunda imiziki nta kibazo ariko nubwo uri kubicerensa cyagiye turimo tuganira naramubonye umuzimu we waranye ariko si urwaye mu mutwe ariko se ntabwo wavanyemo abazimu mu biganiro ariko ubwenge bw'abagore bureshya gute iyo wifashe ukazana ibintu by'abazimu mu rukundo ubaze nk'ubwo umuzima duteye twicaye gute umenya aza nijoro shaka iyo mikino itaguhira ejo nzajya mu kazi nawe umbwire ngo umuzimu yanize umwana yavuyemo ite gukuramo umutima soni ubonye abazimu nakubwiraga ibyabaye umugabo mwiza njye nakubwira ngo hari ibintu bya hano nangiye kurambirwa ngo nayanjye ibintu byahasigaye mbona bigenda nta maguru ariko si ubundi mubaza byabura gupfapfana ngaho turagera mu buriri ukaniyira ngo umwana ari kwitambika abagore bose se batwite ntabwo bapfumbata abagabo babara abo se sinda ya mbere buriya bavugaga amafi nkumva ikirungurira kiri kuzamuka ndaguha amafi se y'igihembo cy'iki inda ya mbere are ushaka amafi buriya nanze kuzamukana imbere ya murumuna wawe warize se ukuzuzanya barongo ko aribyo byaba ari byiza ahita umvamo se mvuga umugabo wawe baraguteye asone ako nukumbwira gutyo kuko nukumbwira neza abantu bari bagenda ukumbwira nabi komeza wihangayikisha umwana wanjye avuyemo nagukuraho umutwe nta soni umugabo wo muri uru rugo naramurose wowe urimo ararota umugabo wapfuye ubwo se nyine iki muri uru rugo naragowe mana nyagasani koko wavuze abazimu baryangombe bakagukurikiramo se kari burota wowe urabona akagabo kangana kuriya kari kujya mu ijuru mu ijuru se ngo bamuhanaguze intebe mu ijuru ngo uriya ntiwamushyira ku rugi naramurose aramurose igihe tumaranye ari waryama mu ndoto warose abapfuye ariko nyine birumvikana nta kuntu utanzamuka birumvikana none se ko yari yarananiwe kugutera inda none ukaba wegamanya impanga ntiuzi ko ari n'impanga none se nawe utangiye kuyinyurira ndashaka kukumenyesha ko uri hano wowe uri hano kuko inda yanjye twite ugize unasenga n'Imana ukaba unasenga havamo imiri cyangwa inshinga uzayibyare mibone asaza nawe abagore b'iminsi mwazanye system yo kujyana mukajyamo ngo ibigage mu kuzuza amabondo kugira ngo biduke babahakeye akoma
kuki wemeye ko ibi bimbaho koko ako ntacyo ntacyo ariko tuzareba mwaramutse nako mwiriwe ni n'umugoroba Mwiriwe. meze mutse mama tuje gushaka akazi iya akazi bwoko ki ushaka akazi nako mwama kose gukora ariko abantu wowe mwaranyobeye urashaka akazi niyo n'ubwanwa bungana gutyo ubwanwa sari ikibazo niyo kabara ko koza ibyo akazi ko koza ibyo no gukoropa nyine n'ubwanwa bungana uko ariko se wa musore umuntu w'umusore ungana nawe ubu ukoze n'akazi k'ubuyede ntabwo wakora ukibeshaho nukuri reka mubwize ukuri neza nakabuze pe uru n'urupangu rwa gatandatu umuntu ungana nawe ushobora no kubaka urugo urashaka akazi ko mu rugo none se umuntu ahera kuki si ugukora agakusanya udufaranga mpaka ageze uza gukorera urugo gukora mu rugo rw'umuntu mujye mushyira amaboko hasi mukore nose ngubu amaboko ntureba ko nashyize hasi wanje umugabo ufite ubwanwa bungana gutya wakabaye ujya no gushaka akazi k'ubuyede ukabasha gukora ariko ngo urimo urakomanga ku bipangu by'abantu ngo urashaka akazi nose mu nkamba bariye wagura ko n'iminwa yumye abana bo bumurananiranye ibi ni ubunebwe oya ntago ari ubunebwe dore ubu ngubu uze gukoresha isabune y'ubuntu urya amavuta ujya hariya ugarame mu rugo rw'umuntu n'ubwanwa bungana gutyo ngaho nawe rero baguhahire wicaye utega ibirayi nyir'urugo yizaniye nawe wakabaye ufite umuryango uhahira abandi ibi bintu ntabwo byaguhira ntabwo byampira ariko ntabwo byaguhira umuntu w'umugabo ungana nawe niba ari amazi yo kunywa cyo kora amazi yo kunywa ariko ukatuvira aha ngaha wowe byumvise ntabwo uri umuntu wo gusaba akazi ko mu rugo wanzaniye amazi yo kunywa ngewe nkuzanira amazi yo kunywa ni ukuri dore iminwa yumye ubu bipangu byose wazengurutse warebye usanga hano ariho hari amazi ugomba kunywa basi agakombe kamwe ehute mwagiye mushyira amaboko hasi mugakora mukareka kuza kurya iby'ubusa by'abandi none se mukecuru mukecuru njye ndi nyina wa nyoko njyewe ndi nyina wa nyoko ibiki ntabwo ndi nyina wa nyoko ntusanongere n'ikindi gihe none se amazi urayanywa ngo arashaka akazi niwe neza umuntu w'ubwanwa bungana gutya arashaka iki ko numvaga murimo mutongana se habaye iki nashaka akazi washaka akazi uzi gukora ibiki ndabikora gukoropa koza ibyombo no gukupakupa ibyatsi na telefone yanjye yanzimanye mwana nshomekera umbwiye ngo ukirata twashaka akazi ko mu rugo dore nazengurutse ibipangu byose aha none nari nshikaje akazi ko mu rugo nyine nkajya akazi ko mu rugo koza ibyombo gukoropa kandi ndabizi kandi reba gutya ngo ugire akazi ko mu rugo mwana we kesa umubyeyi umuntu ungana gutya se wamuha akazi ni karibu tuvugane ni karibu urusha ubwanwa umugabo wawe murakoze cyane nakinjiramo ndi no gutebeza nyine